kubera iki yatabaje nyuma ngo ni munzimye bakamuzimya ngo ni mumfashe ariko nyine urumva icari cyabaye cari cyamaze kuba agarura ubwenge muri we yamaze kugira gute gukora icyo yagombaga gukora icyo kintu turacyemera nko nitucyemera nko ntabwo tucyemera nko kubera iki wowe rero ndabona uraza kwiteranya n'abantu ntabwo ndi bwiteranye n'abantu none se reka nkubaze ni gute umuntu w'Imana sibyo ibibazo nibyo byamurenga intambara dufite ni nyinshi dukwiye kurwana urugamba ariko hari aho tugera tukananirwa kwikontorora reka nkubaze ikintu gito nsubiza ntabwo tuziranye cyane ariko ntunazi byinshi ariko muri bikeyuze iyo ntaza kugira abaganga yego uyu munsi ngo mbe ndi kwivuriza indera uyu munsi baba bari kumpa imiti no kunganiriza nje mba ntariyahuye uvuze ngo ataza kugira iki abaganga uzi ikintu wari kunsubiza bari kumbwira uti iyo ntaza kugira Imana mbikorere mu baganga urukumva neza none se hejuru y'abaganga Imana ni Imana ibihari turabizi ko Imana ihorana nawe ariko noneho ahantu ushubije nabi ngaha ari Imana n'abaganga wemereye Imana ibanziriza ibyo bintu byose naze ngiye kubivuga rero ko Imana iba ku mwanya wa mbere sawa umva rero icyo urimo gukwepa aho nshaka ngaha ahubwo wowe kuki wumva umuntu wapfuye yiyahuye umuhaye ijuru ryahe none se we ntashobora no kwihana dore ikibazo cya prophet yavuze ngo nta nubwo yemera ririya zina rye ahubwo ngewe reka ngere kucyo nari ngambiriye ese nyakwigendera yakaba yasiganirwa n'abashumba bagenzi be kumushyingura aho ngaho wagombye kuhakura inyigisho sibyo impamvu ngiyi ibintu byiwe igihe nabikurikiranye neza ku murongo sibyo byabaye nk'ibyagogo oya reka ntange urugero wenda gakeya kuyo byumva ibyo byo gusigana nkurikije amateka Google afite n'amafaranga yinjizaga ntago ambasade ya Uganda ariyo yakagombye guteranya amafaranga kugira ngo gogagere i Kigali ariko kandi dushimira na ambasade y'u Rwanda turayishimira ariko umwami ntiyica yego arakize hica rubanda ndimo ndavuga muri twebwe yagendagamo abamanaja biwe n'abandi benshi nzi neza yagiriye umumaro ku macano mese yagiye agira gute anyuraho ngaruke rero ku ntego yacu uyu munsi tuvugana kubwiza ukuri ngukurira inzira ku murima kinamwazu kinamwishu kazi yamugena endereya yego ikigira itangiro kigira n'iherezo yego musige ntimusige bamusigane bamusiganire urumva uri urupfu arukunda abantu barenganya urupfu ngo rurica urupfu rwo ntirwica mbese rwica urwizaniye oya iyo urupfu ruje rugasangura cyagira uki rurigendera iyo rusanze wagagaye rukubaza ibibazo bibiri rurakubaza ngo wowe hari amarembo abiri hariya urajya muri toya cyangwa urajya muri nini aho ugiye ubuhazi aho wakoreye urumva burya bwose urupfu na ambirasi ikujyana ahantu hose ariko urupfu ntirwica urugero nka buriya ko yapfuye yiyahuye bavuga ko yishwe n'iki yitwitse nyine yishwe n'iki cyamwishe essence ntago twoya wivuga ngo ni essence cyangwa ni gaze cyangwa ni iki kintu yishwe n'agahinda yari afite agahinda niko kamushitumye yitwiye yego hanyuma agahinda kaje niko kamwishe ubwo yego yishwe n'umuriro urumva neza umugezemo imbere umuntu akoze impanuka imodoka iramugonza bavuga ko yishwe n'imodoka ibyo bavuga ko ari impanuka nyine yabaye nyine impanuka y'imodoka cyodokora medorora tete yego gutekereza ko mu mutwe ndaguta mu kiganiro ndo kutagiye mind control ndakubajije iyo umuntu bamugonze akagongwa n'imodoka agapfa bavuga ko yishwe n'iki yishwe n'impanuka y'imodoka y'imodoka hanyuma se iyo umuntu arwaye sida agapfa imwishe bavuga ko yishwe n'iki yishwe na sida yabanaga n'ubwandu bwa virusi utera sida niyigeze gute oya kenshi ayiye bitari nayimuhita oya iyo ari yimwishe yari yimwishe bavuga ko yishwe n'indwara Marie Rose yihe nyine wewe Marie Rose karame izo mpaka zawe ntazo shaka twebwe nta makaturu icya kabiri ngewe mbabajwe no kuba
ntago ari intambara. icya gatatu Mana yo. ntimugafata abantu badakwiye ijuru ngo muri bahereze sinjye uritanga ariko None se kwiyahura mu mugozi Mana witwa yo n'umukozi mwijuru, w'Imana we. mwese mudukurikiye mu byumve kwiyahura mu mugozi witwa umukozi w'Imana iryo ni ishema cyangwa satana bakuneyeho ako nagasuzuguro abadayimoni bagusuzuguye ubwo bivuga ngo rero abantu b'Imana muri gutsindwa. wivuga ngo mu yego kukuvuze ngo mu uvuze ko abantu bose kuko ibyakunaniye abandi barabishoboye ubu hari abantu banyweye inzoga abandi baracyanywa amazi hari abagiye kurongora abagore beza abandi baracyanyuzwa n'abo batunze mu rugo rwabo ntabwo rero ikintu kibaye ku muntu kitirwa abantu bose Yego. urumva ndacyemera. ubu tuvugana hari abantu gusenga byarabananiye hari abantu bari gusenga ubu tuvugana hari abahanuzi baguye Haleluya. ubu tuvugana hari abahanuzi baguye neza bagusha n'amazi n'ubu Bararambara. uyu munsi hari abahanuzi bakivuga imbaraga z'Imana dushingiye ku ijambo rivuga ngo hari 7 bitarapfukamira abari. ubundi rega nari ndi ku ijambo nshaka gusobanura abantu babyumve neza Ndashaka ngo urigere uyu mupasitoro cyangwa umushumba wahuye n'ibibazo udafite kwihangana abo yarayoboye babayeho gute kabiri evangelization yivuga butumwa ivuga yuko niba utashoboye kuyobora iby'iwawe utagomba no kuyobora itorero niba utakwihanganira abo mubana cyangwa umuganira cyane inshuti zawe ni gute ibyo mu rusengero wabikemura sibyo utazi kumanaginga iby'iwawe mu rugo rero iki cyareka tugisoreze hano kamubwira njyewe ntago ndi bugisoze naragera aho nshaka gera ushaka ariko umenye ko cyakora ijuru niba uri bawusa waryo uzaba winjiza abantu ubwo uri muhe urakoze reka tugaruke kuri uyu mubyeyi abantu bose basa nkaho bari gutera amabuye ese uyu mudamu we nta bibazo yaba afite cyangwa kuba ari guhananwa n'abantu we nta gahinda yaba yaratewe n'uyu mupasiteri noneho abantu bakaba batari kuri komaho ngo barikomozeho nabo bavuge bajye mu ruhande rw'uyu mugore nawe bamwumve erega ntabwo rigeze mpagana kagahinda we mubyeyi wa nyakwigendera pasiteri yego ntabwo mpakanye ko agahinda katabaho nta nubwo mpakanye yuko n'ibibazo bitabaho pe umuntu agashyuha umutwe ahubwo management y'ibyo uhuye nabyo kwihangana ubu mariro ntabwo nkuzi cyane ariko kuri iyi mihanda ndakubona nkurikirana ibyawe ubuhamya bwawe wahuye na batatizo nawe uri mutoka mbare urumva neza nawe uri mutoka mbare oya nge ndindushye ku buryo ubu tuvugana uretse Imana ihisha yego sibyo ubu nayo mu bintu bikomeye ariko tushakira we tuwaganira nkamenya systeme yawe yose uretse ko Imana yaguhishe ibibazo wahuye nabyo nibyari gutuma ujya kwa makuza ese nyine ukajya muri etage reka noneho mbwize wivuga ngo njyewe ukuri kose n'ubu ufite imbaraga za rutage za kibonge tubimenye oya ahubwo nuko ariko ushatse baravuga ngo ndazifite ubwo bivuga ngo kibonge nta mwuka yari afite oya utaza kuntera aravuze ngo umwuka we yari mu ruhande rwe ubwo ngo kibonge wowe uravuze ngo nuko mwuka we yari mu ruhande rwanjye bivuga ngo kibonge yari yarashiri ntabwo umwuka we yari mu ruhande rwe oya reka nkubwire impamvu buretse reka nkubwire impamvu uyu mugabo yagize indangagaciro igenda ite zo kubana n'abantu bose amahoro ariko abishoje nabi nta kibazo reka njemere impamvu mvuze ngo nje mwuka we yari mu ruhande rwanjye njyewe byagashobotse ko ubundi umusazi waba uri kwirukanka ku karubanda narakuyemo imyenda njyewe ibyo byo kwiyahura narabigerageje ugiye hariya ku bitaro bya Nyarugenge dokima zanjye z'uko niyahuye ziriyo ariko ntabwo byabaye ntabwo byagiye ngo bagusure mu mugozi natabawe ku munota wa nyuma nanjye ambilansi za kunkura mu rugo injyana kwa muganga urumva rero nanjye naratabawe iyo yaba ari igihe cyane ubu nta bindi bihari ku buryo wasubira maze n'ubu mba numva nagenda kutajyayo rero nakubwiye ngo mwuka we ari mu ruhande bivuze ngo abiyahura nta mwuka we uyu munsi byumvikana mwumva uyu munsi ukuntu bihagaze uyu munsi mfite umuryango mugari urareba ufata umwanya n'igihe cyo kunganiriza mu gihe nagakuruye ikibazo ni naho ngaruka kuri kibonke mu gihe nge nakwihebye sibyo mitamura na profeta akaba aramamagara tumeze ute wasenze nkaba ngize gute ntindanye nawe yego undi akaba aramamagara ati Yesu ashimwe undi sibyo noneho byarangira bya bintu bigenda biva mu mutwe wanjye yego none umuntu wese ufite kiganirizo
ntago yiheba, nta nubwo ashaka guterwa n'uwo mwuka, ariko iyo witekerejeho kenshi birangira wumva wajya mu mugozi. nyemere dusoze ikiganiro. Ni ukuri rero ahantu ushoreje ngaha hano mudukurikiye ibintu Marie Rose avuze nta na kimwe nemeyemo. Kabiri, iyo umuntu apfuye yiyahuye, urumva abapfuye yiyahuye nta bugingo, kuko nge nasomye amabwiriza yo kwiyahura ni mabi, mugasigiriza ibintu. Marie Rose hari utwo wajya uvuga cyakora ngenda numva ari two, ariko utundi ntabwo twahuje neza. Profete, niba utanyuzwe, ntabwo nyuzwe, niba utanyuzwe nyemerera burije dukoze ikiganiro mu masaha bwije. Impamvu tugikoze bwije nuko tugira ngo dusengera abandi bera b'Imana bugarijwe n'ibibazo. Ikibazo no mwanya ntabwo twafashe, bugarijwe n'ibibazo. Ndifuza ko sengera abantu bashaka guterwa n'uyu uyu mudayimoni kuko yarazamutse, uri mutera abantu kwiyahura, aje kurwanya abana biba n'ibindi ejo bundi bibe n'ibindi, ejo bundi bibe n'ibindi. Ndagira ngo dusenge twirukane uyu muzimu uri mushaka gutukisha abana b'Imana. Ntabwo mvuga abakozi b'Imana, ndavuga abana b'Imana, kuko umukozi ntamenya ibyo shebuja atekereza, umukozi ntajya mu cyumba cya shebuja. Twe turi abana b'Imana isumba byose. Reka dusengera abantu, tubashingane, tubashyire muri asasi y'ijuru. Bibiliya iravuga ngo ntabwo turageraho Satani atarasa iki nyambi, hanyuma turi ku isi dufashe igihe mu ntambara, ariko biraba ngo dushobozwa byose na Kristo duha iki imbaraga. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, turagushimiye kuko uri Imana yumva amasengesho. Nirukanye uyu mwuka winjiye mu bakozi b'Imana cyangwa se mu bana b'Imana ubatera kwiyahura, mu izina rya Yesu. Winjire muri nyobozi, winjire mu badiyakoni, mu bashumba, mu bapasitoro, mu nzego zose zo mu nzu yawe, ubagirire neza kuko uri Imana yumva gusenga. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Munyemerere mbashimiye cyane mwamfura mwe. No kuri dukoze ikiganiro ku mugoroba, abantu murabibona ko